uko imeze nuko nguko urabona nta miryango kandi urabona ngo bari bishatsemo ubushobozi mu buryo butandukanye kugira ngo bafatanye na leta ibakure ahashobora gushira ubuzima bwabo mu kaga bajyanwa mu mudugudu wa Taba mu murenge wa Manyagiro mu karere ka Gicumbi. Aba baturage bavuga ko izi nzu batujwemo zitari zuzuye neza ariko bakizezwa ko ziza kuzuzwa bamaze kuzigeramo. Nuko tuba mu nzu zibirangarira uko imeze nuko nguko urabona nta miryango kandi urabona nibi ngibi we yagize amahirwe ubundi zazigarukiye hano kuri leta. Kona mu makuru twari dufite nuko bari bijeje abaturage ko bazaduterera imicanga mbese tukajya mu nzu z'icyitegerezo ukabona ari umudugudu umuturage yishimira. Iyi se ntigiye ubu rero ubu niko irari mumanuraho ibitaka ureba n'uwo muntu uryamye mu nzu ntako tutagize byose bari bavuze ko bazaduterera imicanga tukaza mu nzu zuzuye. Nuko bigaragara zarangitse zitarasadutse ziraturirwa bagasaba ko bafashwa izi nzu zigasanwa zitaragera hasi ngo bikabatera igihombo. Bigaragara bavuze ko batashyize inzu zuzuye ariko wareberaga inyuma ukabona ko zuzarika imbere harimo ibibazo byinshi. Hariho inzu zidafite amadirishya. Rambert Rwitare uyobora umurenge wa Manyagiro yavuze ko iki kibazo batari bakizi ariko ko ubushobozi bugenda buboneka bazasana izi nzu. Ntabwo iki kibazo tukizi kuko buri mwaka tureba abaturage bafite amazu ameze nabi kurusha abandi hanyuma tukabashyira muri gahunda ya Human Social Security tukagenda tububakira. Batujwe muri izi nzu hashize igihe cy'imyaka 8 uretse kuba izo bari batujwemo zitarimo amadirisha n'inzugi zuzuye bikibereye aho hari n'izigaragaza ibimenyetso bica amarenga yo kuba zagwa hasi. Impamvu ituma basaba ko bafashwa kuko ubushobozi bari bafite harimo ubwo bari bakomoye kugurisha ubutaka bwaho bari bwarashize n'izi nzu bakazituzwamo zituzuye bizejwe ko mu gihe cya vuba biraba bikemutse. Emmanuel Bizimana, Isango Star, Manyagiro mu karere ka Gicumbi.